Reka twongere tubahe ikaze kuri YouTube channel yitwa Xmenya. Ikigezweho ni urubanza rwa Cavalon. Gusa mbere yaho uyu munsi ku itariki z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka nyine ku isaha saa 5:37 nibwo ikinyamakuru Igihe cyanditse inkuru yacyo aho cyayihaye umutwe ugira uti RIB yafashe batatu bitwikiraga imbuga nkoranyambaga bagacuruza abaturage. Ikomeza igira iti ubutekamutwe bumaze igihe bukorerwa ku mbuga nkoranyambaga bwahagurukiwe. Kuri ubu abagabo batatu bamaze gutabwa muri yombi bakurikiranyweho icyaha cy'ubwambuzi bushukana. Ku wa 12 Ukuboza 2022 urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi Amizero Gloire w'imyaka 27 akurikiranyweho ubwambuzi bushukana bifitanye isano no gushishikariza no kwizeza abantu inyungu z'umurengera mu gihe bashora amafaranga muri societe yitwa Cavalon Limited. Kuwa 31 Ukuboza 2022 no kuwa 2 Mutarama 2023 nabwo RIB yataye muri yombi Bagire Eugene na Nkuranga Aimable bakekwaho ubwambuzi bushukana bifitanye isano no gushishikariza no kwizeza abantu inyungu z'umurengera nibashora amafaranga yabo muri icyo kigo. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yabwiye ikinyamakuru Igihe ko abakora ibi byaha inshuro nyinshi bifashisha imbuga nkoranyambaga bamamaza ibyo bikorwa byabo nyine kandi usanga kenshi biba bitemewe n'amategeko. Aho niho yahereye asaba abaturarwanda kugira amakenga bakitondera abantu bose babizeza inyungu z'umurengera nyamara bo icyo bo bagamije ari ukubambura. Uyu munsi kandi Kibagabaga nibwo hari hategerejwe urubanza rusomwa nyine aho akurikiranywe abangaba bari bahagarariye urubuga rwa Cavalon mu Rwanda. Nubwo tutaramenya byinshi turazwi batangariza mu bihe biza, ariko icyo twabashije kumenya nuko nyine bagiye bagaruka ko bo business atari yabo ahubwo ari y'abandi bantu bayikuriye ku rwego rw'isi nyine bo mu mahanga. Bityo bo bari basa nkaho bahawe akazi kandi nyine bakaba baragombaga kugakora neza. Bakakomeza bavuga bati baraje baka icyemezo ndetse baranagihabwa nyine byerekane ko iyo business yari yizewe. Bityo bo nyine bakaba babona nta kosa bakoze mu gihe ibyo bakoraga n'amasezerano bagiraga bayagiranaga hagati y'abantu, ubwo nibo mwebwe nyine abantu bose bashoragamo, hanyuma bakagirana n'urubuga rwa Cavalon. Kandi mbere yuko urubuga ruhagarikwa ati byakorwaga neza byose, rero nta kosa ryaba ririmo, niko bo babivuga. Gusa inzobere mu by'amategeko zo zivuga ko mu gihe aba banyamuryango ba Cavalon baramuka babonye ubufasha bukuye mu by'amategeko ndetse n'abanyamwuga bashobora gufashwa kandi ikirego cyabo cyangwa se ibyo bifuza bikihuta kandi bigacishwa mu mucyo. Avuga ko amahirwe yo kuba byashoboka hanyuma abantu gusubizwa amafaranga yabo ari hejuru cyane. Ikindi yongeyeho nyine avuga ko igihe cyose umuntu cyangwa se umuryango runaka, ikigo runaka ureze undi muntu cyangwa se wenda itsinda, umuryango n'ibindi, hanyuma bikagaragara ko wamubeshyeraga, ubwo ubutsinzwe uwo muntu watanze ikirego ndetse n'umushinjacyaha nawe wajyanye ikirego mu rukiko nabo barakurikiranwa bibagiraho ingaruka. Bivuze ngo hano gutanga ikirego aba ari ukwitonda. Tukiri ku bijyanye nyine no gutanga ibirego, abanyamuryango ba Cavalon buri umwe wese ari kugenda asabwa kwitangira ikirego umwe ku wundi. Bivuze ngo ibyitsinda sibyo, ndetse n'abari kugenda bakwirakwiza amaliste mu magroupe ya WhatsApp agiye anyuranye, biriya nabyo nta gaciro gahambaye bifite. Ahubwo nyine icyambere no kujya kuri station ya RIB ikwegereye cyangwa se ugakoresha imenyesha uburyo bw'ikoranabuhanga wifashishije internet ugatanga ikirego cyawe, hanyuma bari kugitanga nyine bari kubabwira gutegereza icyumweru mu gihe iperereza rigikomeje. Nubwo bimeze bityo ariko umwe mu ba agent bakoreraga iyi Cavalon, murabizi ko mwoherezaga amafaranga ku ba agent ndetse no kuyabikuza, avuga ko nyine iyi Cavalon byanze bikunze ifite bimwe mu bigaragaza ko bashobora kuba barabateka mitwe. Ati mu by'ukuri amafaranga ngo yafunzwe ku masimukadi yabo bakoreshaga, n'ubundi ntayo Cavalon yigeze iboherereza, ahubwo ngo n'ubundi nayo abanyamuryango ba Cavalon boherezaga kuri ayo masimukadi, hanyuma ayo yegeze kuba yabikuriza abantu bose n'ubundi yafataga kuri ayo ngayo nyine abandi banyamuryango bashya babaga bohereje. Bivuze ko nta yandi mafaranga Cavalon
yegeraga kuba yamwoherereza hanyuma ngo ajye yabona kuyohereza, ahubwo nyine yakoreshaga kuri ayo ngayo y'abandi banyamuryango. Ibi ngibi rero bifitanye isano n'ibyitwa pyramid scheme. Bibaye bimeze bityo, abanyamuryango ba Cavalon byanze bikunze baba baratekewe umutwe, ndetse ibi ngibi imbere y'amategeko akaba ari ibyaha bikomeye cyane ndetse binahanwa. Nibi byari bigezweho rero muri Cavalon, ariko turacyabashakira nyine ibigendanye n'uko urwo rubanza rwa Kibagabaga byagenze. Nituza kubona amakuru yuzuye nabyo nta kabuza turaza kubibagezaho. Nkwibutsa niba uri mushya kuri channel kora subscribe, kuko urakomeza gukurikirana byinshi kuri Cavalon ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, ibindi biganiro bijyanye n'ikoranabuhanga ndetse n'ibigendanye na murandasi internet, ibyo bigira mu buryo bworoshye. Kora subscribe, ukore no kunzogera, hanyuma amamenyesha yose buri muri yose isohotse ujye uhita uyibona. Ndetse dufite na Telegram channel, link yayo iri muri description, naho hanyuraho amakuru menshi uze kuyisura, hariho byinshi cyane. Ikindi hari abari gukurikirana ibi ngibi nyine bijyanye na Cavalon ku magroup yo kuri WhatsApp, nabwo uri muri description uraza kubona link za group za WhatsApp ushobora kugana. Mwakoze mwese.